Malaria iterwa n'agakoko bita Plasmodium. Izi nazo zikabamo amoko menshi harimo Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax na Plasmodium ovale. Iyi Plasmodium falciparum niyo ukunda kuboneka ku buryo nko mu Rwanda 90% ry'abarwara malaria baba barwaye Plasmodium falciparum. Iyi nanone ni nayo irembye abantu, ikaba yashobora gutera malaria yo mu bwonko, ishobora no gutuma umuntu apfa. Ni nayo ikunda kuboneka mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Plasmodium falciparum ni akanyabuzima kari mu muryango umwe n'inzoka za amibe. Nubwo iba mu maraso ariko nayo ifatwa nk'inzoka. Ni ukuvuga ngo ni parasite cyangwa se protozoal. Reka turebe noneho ko malaria igira ibice byinshi by'imibereho igenda yihinduranya mu byiciro by'ubuzima bitandukanye. Hari igice cy'ubuzima bwayo imara yibera mu mubu, n'ikindi imara iba mu mubiri w'umuntu. Iyo umubu w'ingore witwa Anopheles ukurumye, mu macandwe yayo haba harimo utumeze nk'udukono turimo malaria bita sporozoite. Izi zihita zinjira mu maraso zigatangira gutemberamo. Ariko ntago umuntu ahita arwara malaria ako kanya. Sporozoite zizerera mu maraso, zagera mu mwijima zikahashinga icyari, zigatangira kubyara utwana duto twitwa merozoite. Hanyuma natwo tugasohoka mu mwijima tukajya mu maraso nanone, ariko noneho tukinjira mu nsoro zitukura mo imbere. Merozoite zinjira mu nsoro zitukura, zigakuriramo, zikavamo ibyitwa matrophozoite n'amashizonte. Aha niho umubiri utangira kumenya ko watewe, kubera yuko izi globule rouge cyangwa se insoro zitukura ziba zinjiwemo n'amamikrobe, zitangira gushwanyagurika. Umuntu akagira umuriro, akababara umutwe, akababara mu nda, akagira iseseme, agatitira kandi agatangira kuruka. Urugamba rw'umubiri ruba rutangiye. Icyakora malaria itangira kohereza mu maraso imisemburo ica intege ubudahangarwa bw'umubiri, maze umubiri ukaneshwa, ku buryo uramutse utanyoye ibinini bya malaria iragenda ikajya mu bwonko, ugatangira kujya muri koma, maze amaherezo ikaguhitana. Za trophozoite zakuriye mu nsoro zitukura zikazishwanyoza, zitangira noneho kwigabanyamo ibyo bita amagametosite, bimeze nk'amagi agomba kororoka, ariko aya magi yo ntago yororokera mu mubiri w'umuntu. Iyo umubu ukurumye nijoro uryamye, unyunyuza amaraso yawe hakagendamo na za gametosite. Mu nda y'umubu niho gametosite zikomeza gukurira, ariko zikavamo amoko abiri: gametosite z'ingabo na gametosite z'ingore. Izi ngore zirakura zikavamo igi, ari ryo bita macro gametosite kubera ko riba ari rinini. Naho izi ngabo zikavamo intangangabo, arizo bita micro gametosite kubera ko ziba ari nto cyane. Mu nda y'umubu niho habera fecondation, aho intangangabo ihurira n'igi bigakora icyo bita oocyte. Ibi bibera mu nda y'umubu mo imbere muri ya maraso umubu uba wariye. Rya gi ryamaze guhura n'intangangabo rirakura, noneho rikavamo ibyana bishya bita merozoite. Nk'uko twabibonye, izi merozoite nshya nizo zijya kwanduza undi muntu zinyuze mu macandwe y'umubu igihe uzaba umudwinze. Nguko uko malaria yororoka, ngubwo ubuzima yiberamo, iva mu mubu ijya mu muntu, iva mu muntu ijya mu mubu.